ndagira ngo hari abantu benshi banagiye mvuga ariko nkibagirwa hari abantu dufite bavuye muri Ayowa rwose kwibagirwa abiwanjye byari begera abantu bavuye muri Ayowa rwose mumbabarire muhaguruke mu myanya yanyu tubakire. Mwakoze cyane nibo bagiye urugendo runini dufite bakoze kandi ku bwitange bwiza bagaragaje. Ndagira ngo tutarajya ku kindi, ndagira ngo mpagurutse abana be bwite basize bavuye mu nda ye, reka bakaba bari ahangaha, reka tubasabe bahaguruke abana be bwite. Nibakomeze bicare twifatanyije nabo mu kababaro kandi be guheranwa n'agahinda. Uru ni urugendo rwa twese. Uno munsi niwe, ejo ni twebwe. Nyakwigendera yagiye tukimukunda, twagira ngo mujye mubareba, mukomeze mubafate umugongo, mukomeze mubafashe. Murabona ko bakiri batoya, ababyeyi, aba bana nabo kurerwa. Reka dukomeze tubishyiremo imbaraga tujye tubareba. Ndagira ngo umuryango we wose umukomokaho reka bahaguruke, abuzukuru be baganza, abandi bose ndagira ngo bahaguruke bose kugira ngo umuryango wa Tusoni n'abandi bavuye hanze mubarebe. Reka bahaguruke mu myanya yabo. Abanganje sindi kubabona n'abaganza bagiye. Uyu ni umuryango we wo hafi ye rwose. Rero numva ngo umuryango mwiza twifatanyije namwe mu kababaro, mwicare, Imana y'umuje bahereze umugisha kandi muze kwihanganisha. Bari baje kutwibutsa yuko dufite amaresitora hano. Amaresitora ahangaha arahari, nta maresitora yo hanze. Mugerageze muze mukoreshe runo ruhande, muraba mukoze. Imana bahereze umugisha. Rero tutarajya kure,